gusenga kugira ngo abantu bongere kugira inzara, duteze abantu inzara, inzara itere yo gushaka Imana, inzara itere yo gushaka ijambo, inzara itere yo kongera kwahagizwa no gushaka ijwi ry'Imana, buri wese agurumanemo kongera kumva hari ibintu bimubiramo yumva ashaka kwegerana n'Imana. Haleluya. Aho uri muri Amerika, aho uri muri Australia, aho uri mu Bufaransa, aho uri muri Canada, aho uri muri Kenya, aho uri muri Zambia, aho uri muri Uganda, aho uri mu Rwanda, aho uri mu Burundi, aho uri muri Congo, aho uri muri Tanzania, mu bihugu byose muri Afrika y'Epfo, mbese Amerika Latine, mwese tugiye kubateza inzara mwisi y'umwuka yo kwahagizwa no gushaka Imana. Yesu abaho umugisha. Twabonye mukunda ijambo ry'Imana, kandi burya ijambo n'ubuzima. Ijambo n'ubuzima, no wakwigiza nkana, burya ijambo niryo ryaremye iyi si mureba ihagaze ku ijambo. Ntimugire ngo hari perezida runaka wigeze yubaka isi akavuga ati mujye muri iriya si niyanjye. Ntawe uhari. Abihangange ku isi yose, ibikomerezwa byose ku isi bose baravutse basanga isi irahari. Rero iyo umuntu akunda ijambo, biba bigaragaza ko Kristo ari muri we. Ariko kandi ubutumwa mu ijambo nabwo ni bwiza cyane, kuko Yesu yaravuze ngo ninjye mutsima umuntu urya kuri jye ntazagira inzara ukundi. Aranavuga ngo ninjye mazi amara inyota, ngo kandi unywa kuri aya mazi akarya no kuri uyu mutsima ngo uwo ni umuhanga. Turi mu gihe gikomeye kigoye, ariko kandi mpamya ko nanjye wenda kigoye ariko bitari cyane, kuko ukurikije uko itorero ryabayeho n'abera babayeho ntibasezeranijwe kubaho mu mudendezo. Itorero ribangamiye isi, n'isi nayo ibangamiye itorero, ariko hari igihe bizatandukanwa, itorero rigakurwa mu isi rikajyanwa mu ijuru, hanyuma isi igahabwa ibyo yakoreye n'abayikoreye, ariko bitari byiza nanone, reka tubivuge gutyo kuko niko bizagenda. Hanyuma abana b'Imana nabo bamaze gukurwa mu isi bagahabwa ibyo bakoreye byiza tubihamya, kandi tunabifitiye n'ibimenyetso bifatika biri fact. Hanyuma muri iki gihe isi ibangamiwe n'abana b'Imana, isi ifite imigambi n'ab'isi bafite imigambi, ariko Bibiliya iravuga ngo Imana yica imigambi yicakura kugira ngo zidasohoza imirimo y'amaboko yazo. Ako kantu ko kwica imigambi nako ni kabi cyane. Ndagira ngo mpumurize itorero rya Kristo, ndagira ngo mpumurize abera, ndagira ngo mpumurize abana b'Imana. Nimukomere, nimuhumure, kuko Imana turi kumwe nayo mu ruhande rwacu n'inyamaboko irahambaye. Mu ruhande rw'ab'isi n'isi bari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko ibyo bijya birangira, bikaba bigata pause. Hanyuma abantu ba hano kuri riratashye ministeri, riratashye. Iyo tuvuga riratashye ntabwo ari izuba, nta nubwo ari ikindi kintu, ahubwo ni itorero riratashye. Turi kuvuga ubutumwa buheruka isi, kandi ni nabwo butumwa bwa nyuma, kuko igihe turimo nicyo gihe gisoza isi, ntimutegereze ibindi bihe aho abantu bazaba batameze neza, aho abantu bazaba bikunda birarira badakundana. Hanyuma abo bantu bakazakora ibiteye isoni n'ibiteye ubwoba n'ibiteye impungenge. Kandi ibyo muri kubibona aho abantu bari gufata bagenzi babo bakabafata nk'inyamaswa. Muri kubibona aho abantu bari kwifotora amafoto bakashyira ku mbuga nkoranyambaga, ahantu isi yose ireba umuntu akaba fiyeri, akavuga ngo ndabishaka ko nambara ubusa mera gutya. Abantu bamaze guta kribre ku rwego ruteye isoni, ruteye ubwoba. Nta gisigaye bene data ngo itorero ry'Imana rikurwe mu isi. Ndagira ngo nkubwire, Imana yambwiye ngo mbwira abantu ko nta gihe gisigaye
nta gihe gisigaye, agahe gato usigaranye nako kubana n'Uwiteka. kandi ntimuvebe amaleta y'isi ngo ari gukora ibi, ngo ari gukora nyine bari gusohoza ubuhanuzi n'ibyo Imana yavuze ko bizaba mu minsi ya nyuma. nanone kandi aba bantu nabo nabonye imyuka yatatse abantu babaye ibiharamagara ku rwego bamera nk'ibyihebe, umuntu agata agaciro akibagirwa ko azagira igihe agashaka umuryango. hanyuma Imana irambwira ngo nze nibutsa abantu ko itabashyiriyeho kugira ngo babe ibisitaza by'abandi, ahubwo yabashyiriyeho kugira ngo bamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye. umwami w'amahoro abakomereze amaboko kandi abane namwe. ndagira ngo dufate umwanya tugire ibintu dusengera, ducyahe kandi duteshe, kugira ngo tugire amaboko ya Satani n'abadayimoni dukubita imbaraga z'ijambo ry'Imana n'imbaraga z'umusaraba n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana, kugira ngo imbaraga z'abera ziri kumenagurwa, twongere kunga ubumwe no kugira imbaraga mu buryo bw'umwuka. mu izina rya Yesu, uri tayari ko tugiye gusengana? ugomba kwambara imbaraga zo gusenga. benshi mwataye ibihe byo gusenga, benshi muri kuvuga muti Imana yaradutereranye, abandi mwayobotse inzira z'ubusamo, kuko nabonye hatakwa umwuka ukomeye cyane. abitwaga ko bakorera Imana cyangwa se bavugana n'Imana, bamwe na bamwe bayoboka inzira za gipfumu za gishitani. hanyuma baranabyeza baravuga bati no tutabijyamo se ko aho twakoreraga hakinze. ariko bene data, ninde wabaroze? ninde wabaroze ko Imana yabanye na Saduraka na Meshake na Abedenego i Babuloni? bababwiye ko hari urusengero bajyaga kurepeteramo bakaririmbiramo. i Babuloni bababwiye ko Saduraka, Meshake na Abedenego na Danieli bafata umwanzuro wo kugambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, bagambirira mu mutima wabo kutazahemukira Imana. bababwiye ko hari umupasitori wari wabarambitseho ibiganza, bababwiye ko hari urusengero i Babuloni rwari rukinguye. uzi insengero zari zihari n'iz'abakonikoni, n'iz'abasenga ibishushanyo, n'iz'abaramyi bigirwamana, n'iz'abacunyi n'abanyabwenge n'abacwezi n'abandi. izo nizo zari zihari. ariko aba bahungu bafata umwanzuro wo kubana n'Imana neza. ndagira ngo mbabwire, Imana yarambwiye ngo umuntu urabana nayo muri kano gahe ni wewe, ni we wayo. ako kantu mujya mukumva ngo ni wowe wanjye. Imana rero abantu barabana nayo muri kano gahe nibo bayo nyine. ariko nuyita kuko piyano batari kugucurangira, urumva ko nawe uraba utari uwayo nyine. nabonye ibintu byinshi bikomeye, mfite umubabaro mwinshi cyane, kuko hari abantu b'Imana bamwe na bamwe batandukiriye bava mu nzira bari barimo, ariko Bibiliya iravuga ngo nyine ntibari abacu, barishushanyaga. niba kubera ko urusengero rukinze ukaba wafashe inzoga, hari n'izaje ntiriwe mvuga amazina kuko nasanze kwirirwa tuzivuga ari ukuzamamaza, ariko usibye ko nuko yitwa mu muhamagaro wanjye sinatinyuka kubivugira kuri kamera. nabonye zahitanye abantu, sinzi aho nabonye babipostinga. ariko niba ari aho abantu bageze, ntabwo bikwiriye abantu bavuga ko batuye izina rya Yesu mu kanwa kabo bakarivuga. kandi ku muntu wasogongeye ku byiza by'ijuru ntakwiriye gusogongera ku gacuma ka Satani n'agacuma k'umujinya w'Imana ukamugereho kandi yaraburiwe akanga kumva. turasengera mu byiciro bitatu Imana yambwiye, kuko natanze ubutumwa mu byiciro. ndatekereza ko n'umukameramani udufatira ibiganiro ubutumwa azabutanga mu byiciro. icyiciro cya mbere ndagira ngo mumfashe dusengere abana b'imfura. hanyuma ikindi dusenge kugira ngo Imana yiyerekane mu buryo bundi. iyo mvuze ngo Imana yerekane mu buryo bundi, hari uburyo ibintu by'Imana mbona byahinyuwe, nk'aho bidakora, nk'aho ari escroquerie, nk'aho ari ibintu nyine bitafite hasi no hejuru. ariko ndifuza ko abantu banyumvira mu isi y'umwuka dusengera muri iki cyiciro cyo kuvuga ngo Imana yigaragaze. kandi Imana ijya yigaragaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi
Imana ijya yigaragaza. Ubwo muri make dukeneye amavuta y'ikinyuranyo agaragaza imbaraga z'Imana dusenga kandi dukorera. Reka tubanze dusengere ibyo byiciro bibiri, hanyuma icyiciro cya gatatu turasenga kugira ngo abantu bongere kugira inyota, bongere kugira inzara. Mbese ubwo turateza inzara abantu mu buryo bw'umwuka, inzara y'ibyo kurya by'umwuka. Turateza abantu kwayura bakahagizwa no gushaka ibiryo byo mu mwuka. Iyo tuvuze ibiryo byo mu mwuka ni ijambo ry'Imana. Buri wese yongere kwibuka ahantu Bibiliya ye yayishyize, dore yatoye uruhumbu abandi yagiyeho ivumbi. Iyo tuvuze inyota mu buryo bw'umwuka, ni ugushaka ukumva uri kugurumanamo ibintu byo gusenga, ukumva urashaka gukonekitana n'Imana. Nibyo byiciro bitatu tugiye gusengeramo. Sengera abana b'Ifura, hanyuma gusenga kugira ngo Imana yigaragaze ku isi ko ari Imana y'abera mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntavuze, nzavumba cyangwa nzavuga ubutaha. Hanyuma ikindi cya nyuma, gusenga kugira ngo abantu bongere kugira inzara, duteze abantu inzara, inzara itere yo gushaka Imana, inzara itere yo gushaka ijambo, inzara itere yo kongera kwahagizwa no gushaka ijwi ry'Imana. Buri wese agurumanemo kongera kumva hari ibintu bimubiramo, yumva ashaka kwegerana n'Imana. Haleluya. Aho uri muri Amerika, aho uri muri Australia, aho uri mu Bufaransa, aho uri muri Canada, aho uri muri Kenya, aho uri muri Zambia, aho uri muri Uganda, aho uri mu Rwanda, aho uri mu Burundi, aho uri muri Congo, aho uri muri Tanzania, mu bihugu byose muri Afurika y'Epfo, mbese Amerika Latine, mwese tugiye kubateza inzara mu isi y'umwuka yo kwahagizwa no gushaka Imana. Uwari ugiye kujya mu bapfumu avuga ati ariko hejuru y'abapfumu nta zindi mbaraga zibayo. Uwari ugiye kujya kwiyahura avuga ati ariko hejuru yo kwiyahura nta Mana irengera abantu. Uwari ugiye kuva mu byizerwa yongera kuvuga ati ariko mbere y'uko mbivamo Imana nta kintu yakoze mu buzima bwanjye. Mbese wongere wicare wibuke iby'Imana yakoze. Urakoze Yesu. Turasenze, twizeye imbaraga zawe, twizeye imirimo yawe, twizeye ubutware bwawe, twizeye ubushobozi bwawe. Haleluya. Izina ryawe rihimba, izina ryawe rishimwe, izina ryawe ryamamare. Iki cyifuzo kiri ku mutima wawe, iki gitekerezo gikomeye cyiza, wavuze ngo dusengere kugira ngo abantu bose babyumve. Urashaka ko abantu bagira inzara n'inyota bakahagira. Dawidi yaravuze ngo ndahagira, ngo ndahagira nk'imparakazi ngo ishaka iriba, ishaka amazi. Buri muntu wese wamanitse ikiganza akatura kuri umwami n'umukiza, tumuteje kugushaka, tumwoherejeho imbaraga zituma gukenera, tumwoherejeho imbaraga zituma akwifuza, tumwoherejeho imbaraga zituma akwiringira wenyine. Umuririmbyi yaravuze ngo Yesu niwe musa mbonyemo amahoro nifuzaga. Aravuga ngo najyaga nyashakira ku iriba ngo sinyabone. Undi aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa ngo uri kure cyane ahatagera ibyago, ngo kandi umucyo n'umwana w'intama w'Imana ngo umunsi umwe azawinjiramo. Rero hari abantu batuye ko bazajya mu murwa ariko bananiriwe ku rurembo. Hari abantu batuye ko bazajya mu murwa none bananiwe bataragera no hanze. Ariko ndinginze cyane ngo batere inzara n'inyota. Turakwinginze Mana, turaguhendahenze Mana, turaguterese Mana, ngwino uvugurure ubuzima bwacu, ngwino uvugurure ubugingo bwacu, ngwino ubane natwe, ngwino ukorane natwe, imirimo yawe igaragare. Turasengera iki cyifuzo Petero na Yohana na Yakobo wabahishuriye iby'ubwiru bwawe bikubita hasi. Dukeneye imbaraga zikomeye zituma abantu bamenya kwera kwawe, zituma abantu babona imbaraga ziri muri twebwe ko ari imbaraga zikomeye z'ubumana. Uko abera bahagurutsaga ibirema, uyu munsi turasengera amavuta yo guhagurutsa ibirema gahumura impumyi mu izina rya Yesu, kugira ngo isi yemere ko wahamagaye abera. Warambwiye ngo muri iki gihugu cy'u Rwanda hagiye kuzaba ububyutse buteye ubwoba, ngo ibyo abantu bita ko birangiye ntibirangiye, ngo ahubwo Imana iri gutegura abantu bayo kugira ngo bazavuge ubutumwa bukomeye buheruka isi.
kandi badatinya ikibi, badatinya, bambaye imbaraga. Abasirikare watoje mu isi y'umwuka, bogejwe mu maraso, bari mu myitozo ikomeye yo kuzavuga iby'ubwiru bw'Imana kugira ngo bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Uhere kutegura imperuka, utwara itorero, urikure mu isi, urikure mu mage, urikure mu icuraburindi, urikure muri aka kabwibwi. Ndasenze rero kugira ngo izo mbaraga buri muntu wese udukurikiranye kuri Biratashye Ministère mu izina rya Yesu yongere kumva imbaraga zidasanzwe zituma asenga, abarozi bagakangarana, zituma asenga imyuka mibi igahunga. Dusengeye abana bifura ku isi yose, barengere mwana, ikuzimu bafite imigambi itari myiza kuri abo bana bose, ariko uri Imana ibohora, uri Imana ikiza, uri Imana ibeshaho, uri Imana itabara, uri Imana itanga ubuzima, uri Imana itanga ibyiringiro, uri Imana itanga kunesha ndetse no gukomera. Izina ryawe rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Urakoze kubw'imirimo yawe, urakoze kubw'imbaraga zawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndasenze nizeye, ndasenze nizeye. Ndabona hari abantu bazadukurikirana bagahita bakenera kwezwa, bagahita bakenera kuba mu murongo w'Imana. Imana yamaze kubacura kugira ngo ibakure nk'inkamba, hanyuma muhinduka abantu b'Imana bukuri. Niwumva umutima ugukomanza ukurikira iki kiganiro, nukuri reka nsige nkwatuje uzasubiremo aya magambo. Ikiganza cyawe cy'iburyo hejuru ngo Mwami Yesu, nizeye ijambo ryawe, nakoze ibibi, naraguhemukiye, ariko uyu mwanya nkimara kumva icyo ushaka kubara, nyandukura mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu cy'ubugingo. Mwami Yesu, nizeye ko uri umwana, umukiza w'ubugingo bwanjye, nshoboza kunesha isi, Satani ndetse n'umubiri. Ibyantwazaga igitugu ntibyongere kuntwaza igitugu. Mu mbaraga z'umwuka wera ndagushimiye ko unyakiriye mu bana bawe, mu izina rya Yesu, amen. Yesu abagirire neza. Ukimara kwakira Yesu, igihugu uzaba urimo icyo ari cyo cyose, uzahita ushaka umupasitori cyangwa se uwabiherewe ububasha aguhe ibirushijeho, agira ibyo akwigisha. Hanyuma nifuza kuzabona mu gitaramo cy'abera, bizanezeza kwicara imbere y'Imana nkabona abantu bavuye muri Amerika bari kuvuga ngo twumvise ubutumwa muri Apostle Evode, turizera. Bizanezeza n'intambara ikamba ku bwawe, kandi icyo gitaramo cy'abera nkwifurije kuzaba ukirimo. Yesu abaho umugisha. Ryari ijambo ry'inkomezi, byari biri ku mutima wanjye, ariko kandi imitima y'abakozi b'Imana nayo ibirimo Imana. Ndagushishikariza gukora subscribe. Bijya bintangaza nubwo wenda tutikopara n'abisi, iby'Imana ugasanga abantu ntibabyumva neza, ntibanabikoraho kuri ako kazogera, ariko ugasanga wambitse undi ubusa, abantu bari muri iyo cana ukajya kubona ukabona mu masegonda abiri igize abasabu bateye ubwoba. Birakwereka umwuka w'isi nyine ko utsikamiye abantu. Ariko nanone tugashima Imana kuri bake beza, dushingiye ku cyanditswe, kuko Bibiliya iravuga ngo iyo nzira ngo abanduye imitima ntibazayijyamo. Ntiwakirika ku bintu bigutunga urutoki, nyine birumvikana, ariko burya hari igihe byazakugirira umumaro anytime. Yesu rero abaho umugisha. Kora share, subscribe, hanyuma ushaka kuganirira natwe aho muri comment, turazisoma zose uko zakabaye. Abadusaba ko tubasengera, wabyanditse muri comment turasenga. Abafite ibyifuzo ushobora kwandika icyifuzo cyawe hasi aho ngaho muri comment, turayisoma tugasengera icyifuzo cyawe. Nubwo waba uri kure nta kintu bitwaye, ushobora kutubwira. Niba wafashijwe ukavuga ngo amen, bisobanuye ngo bihore bityo cyangwa bigume bityo, tugume twumva ijwi ry'Imana, ntacyo biba bitwaye. Hanyuma ushobora no kuduha igitekerezo, ukavuga muti wenda uburyo mutambutsamo ubutumwa gutya cyangwa gutya byarushaho kutugirira umumaro. Igitekerezo cyawe nawe twagisoma kandi ni ingirakamaro. Turabashimiye rero. Yesu abaho umugisha.
ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu bibane natwe twese hamwe namwe mwese amen. Shalom shalom.